Meya nigiye kuvuga ni meya w'akarere ka Musanze. Arakoze umunyamabanga nshingwabikorwa kumijambo. Kandi dushimire padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo ku mpanuro aduhaye. Samu, ibintu bisa naho bihinduye isura kuko abantu batangiye kwirukanka berekeza hahandi. Ubanza ari uko padiri yaramaze kuvuga bizeye ko wenda ahari ikintu agiye kubabwira kijyanye no kuba bahagera, ariko babonye asoje bahita birukanka Tuze nimutuze tuvugane. Sinzi niba kabisa biraza korohera inzego z'umutekano. bavuga ko namwe bari kureba Bikira Mariya cyane se Bose bari kumubona, bamwe bari guhita bamupepera. Abantu ni benshi cyane, bose bahise bahaguruka birukanse. Hari za nzego z'umutekano bamwe baba bambaye ibikasike ya polisi nyine, nawe urabyumva. Abo ngabo bahagurutse bagiye kuhosha, ariko abantu n'ubu ngubu barakirukanka bajyayo. Mbega bamwe banyuze mu myaka, abandi banyuze hahandi bacika aho meya ari kuvugira, barahava barirukanka. Meya aracyari kuvuga. Meya yabaye aretse kuvuga, arahagaze ahagararanye n'umuyobozi w'ingabo. Ariko inzego z'umutekano nyine urabizi ziri kugerageza guhosha. Abo inzego z'umutekano ziri kujyaho rya poto riri zibigiza yose. Yego, bahageze, abandi bari guhosha, bari kugenda basubiza abaturage mu myanya yabo, ariko bari basohotse ari benshi cyane cyane. Akaboko bapepera. Akaboko bapepera. Bari kubapepera rwose byakomeye. Sinzi ko ijambo padiri avuze riza guhabwa agaciro, kuko ikigaragara cyo hano hantu abaturage sinzi ko bari buze kuhava batabonye neza. Kuvuga ngo barabibona, abandi bakabibona. Abari hano bose bari kwemeza ko bari kubibona, ariko abaciye akenge nka bano bapadiri, ab'umutekano, inzego za leta, ntabwo ngo bari kubibona, ariko aba bose bari hano bemeza ko bari kubibona, kuko bemeza inzego mubwira. Nanjye ariko nahoze ndegutebya. natwenga ngujuwe mpaye turabashimiye ngira ngo urabizi nshuti yanjye, nta kubeshyanya nawe nta kurimo. Oya, ngira ngo urabizi ko kuri isi ibintu biba ari danje, ariko bigusaba gukora ukihangana na paka nyine. Iyo wihanganye inzozi zawe zigeraho. Reba nk'ubu nahereye kera kose nifuza kuba nakicara muri studio nk'ingibya, ariko mbikesha kudacika intege. Reba aho ngeze, iyi studio nicayemo nawe narinze nkukubwira ngo birashoboka cyane rwose, ariko fesitiri ntabwo wita ku baguca intege nyine, urakomeza ugapipizana paka ukagerayo. Ukuntu wavutse ngo uhite bikunda, barakubeshya. Niba urimo gupipiza ufungura agacana ugafungure ukore, bizageraho bikunde, nubwo natwe bitarakunda nyine, ariko turacyategereje, turimo gukora ngo turebe wenda ko hari icyazavamo. Wenda nyine buri gukora ibintu bikiza no gukora ibintu ukunda, kuko ntabwo uvunika. Iyo ukora ibintu ukunda ntabwo uvunika, n'imvune ubasha kuzihangana. Ndetse ndakubwira ngo urimo gukora ibintu ntabwo bikunda, ngo nuko nakayikora, ngo uje ngo muri ibi bintu ngo urashaka umusitari. Oya, ntaho byakugeza. Ni iminsi ibiri ukabibwemo ko uhita ubona ko bitanashoboka rwose kuba waba umusitari. Ukoze video yakuvunnye cyane rwose, ariko ntibigiye gutungurira kigira views 10 zonyine, mu gihe wowe wari uzi ko uzakora video igatangira kugira amaki. Ariko byose nyine wirinda gucika intege ugapipizana paka bigeraho bigakunda. Niyo mpamvu nanjye mvuga ko ntazacika intege, nzakomeza na paka. Niko gahunda zazimeze, nta birenze rwose. Unujya gucika intege uzasanga hamwe mwatangiriye rimwe, wenda unabarusha izo views, ariko uzagaruka usanga baragutambutse kera cyane.
rero nicyo gituma nkubwira ngo ntugacike intege, dukomeze mwibutsa gukora subscribe, like, share and comment. Niba ahantu rwose ubona wakunze hagume ni kuri Ngojo Empire. Wibutsa yuko ushaka website wanyandikira kuri 0744432487 WhatsApp. Wibutsa gufolowinga Ngojo Empire kuri YouTube, mwakanda subscribe, TikTok flow, Facebook flow. Hello, ndabakunda cyane. Bye bye. Bye bye, ndabakunda. Ndabakunda njye mbahoza no ku mutima.